Alright, reka twizere ko mumeze neza cyane abakunzi ba Jaras Official by'umwihariko aho muherereye, twizere ko muri amahoro. Aka kanya ngira ngo muri kubona ko ndi kumwe n'abantu babiri batari couple. Ubona kenshi umuntu ya hostinze abantu babiri b'igitsina bitandukanye, kenshi abari umugore n'umugabo, ariko abangabo si muri ubwo buryo, ahubwo ndi kumwe na Apotre Mutabazi ndetse na MC Queen Clara. Urumva ko ni kariyeri zitandukanye nahuje, ariko ni byiza kuganira kugira ngo abantu bungurane ibitekerezo. Ikintu nkundira Apotre Mutabazi nuko we atirimita cyane ngo abube arimo guhanura cyane agira akareba nuko ubuzima bundi bumeze, ndetse akanisanisha n'isi tubamo cyane, by'umwihariko abakora show business. Murabizi ko Karara dukorana ikiganiro kuri Radio Flash FM. So Keve kuri kamera, ndizera ko nawe ari safe kandi ari kubafata neza. Mbahaye ikaze mbere na mbere, tugiye kuganira byinshi bigiye bitandukanye, ariko ahanini ukugira ngo twubake societe mu buryo bw'ibitekerezo. Ntekereza ko nabyo biba bikenewe. Apotre, amakuru ni meza. Amakuru ni meza. Yari nkumbuye guhura nawe, haraciyemo iminsi. N'uyu nawe ahantu namusanze mu kiganiro arimo yiriza, ariko sinzi ukuntu wari wikarumye. napanze ko ndaza ngiye gushyira ahantu nkakwishyura ukarira, noneho ari session nishyuye, ngiye kukwishyura kuva burya sindongera kurira. Nicyo cyambabaje, niba narayarize agahita ashiramo. Ese ke wari urukurizwa n'iki wenda ku mwamatsiko? Ariko buriya ngiye hari teori nemera, ni imanza ari yanjye ngenyine. Umugore nurira. Okay, umugore nurira. Kuko buriya bigeze nta handi yarira. Kundi umuntu neze nyine ubu kirere none kuba ngo tumubonyemo karite yo kurira. Umugore utazi kurira. Na Bibiliya iravuga umuntu shakira abagore bazi kurira. Aho ni he? Muri Yesaya. Shaka abagore bazi kurira. Ariko hari abari bagiye kurira batakambira Uwiteka. Ntago ari muri buriya buryo nk'ubwa kirere. Urumva umugore utazi kurira ntago aba yujuje ibisaba. Ntabwo nari nzi ko kirera riri, ariko ubu nta makuru ufite. Urumva twahuriye ahantu yiyicariye nka hariya hirya, nanjye ndi hano, andeba akajya anyereka ko atandeba ariko yumva, nanjye nkajya mureba kuko nari muzi, ndavuga ni nyine nta kundi byabaye ngo. Ntabwo wigeze wiyegereza poso? Byari byaguteye amarira, ntawo byari bikeneye Apotre? Arakana mbajije hanga tutambeshye, wararize koko kase nizere ko atari ukubeshya. Ndambanza ndamubwira ni oya, irane nagahezo nini cyahita mbwatoya, byari ukuri muri wowe, wariraga nk'umuntu ukuri, ibintu wariraga byari wariraga hakanaga. Anyway, umuntu twari muri Coaster, noneho abagiye kuri telefone abwira umuntu bari kuvugana. Abantu bari muri Coaster bigira nkaho batari kumva, ariko uzabeshye ngo ndi cyangwa uri hano mu Kanogo. Urebe ko bose bakurebera rimwe, ngo bari kukumva ahubwo batuje bakananiza n'ibyo uri kuvuga. Ahubwo nujya usoza hari nk'ikintu wenda umuntu arakubaje ku mutabi gikora neza, bazi atari kumwe muracyumva gute, kuko bari matwi baba bafite ibindi bitekerezo, bavamo akantu k'agatekerezo. Noneho twari muri Coaster, noneho umuntu ari kuri telefone ababwira umuntu ngumva bro, ngo buriya ngo hari ibintu bitatu ngo Imana yanga ngo byatari ngo yanga urunuka. None se muri Coaster bahita bashaka kumva ibyo bintu bitatu ari ibiki, kuko ntabyo bakora. Ahita bati ikintu cya mbere yanga umusambanyi, ati cya kabiri yanga umwicanyi. Twese twumva hari ibintu umuntu avuga ukumva atikiza, byanga waba unabikora akavuga ati yari kabyanga. None cya gatatu yarakibuza abantu bose bahita bashwanyu. Ati cya gatatu yanga umuntu ngo witetesha ngo kandi ari ikigabo. Ibyo bintu yanagukora ibintu byo kwiriza. Ubu urambwiye ngo ibintu byo kwiriza uravuze ngo abagabo tumaze iminsi tubona barira, abo bose rwose ibintu tubiharire ba kirere barire. Bya bintu ngo byo kwitetesha ugasanga umuntu ari kwiga. Ariko nubundi wamugane turi muri open talk, muvuga iki ku basore ba posting ibiryo kuri stati? Ngiye bira bintu bijya bincana zo kuri telefone, ukabona kuri WhatsApp umuntu hari umuntu wigeze kubwira, ariko wabihagaritse kubera ko yabonaga njya mbikoraho. Nawe uri mu babishyizeho ibiryo? Oya, ari mu minsi yatambutse, mu myaka yatambutse hari umuntu wabonye, ubwo amahirwe dose dufite wabikoze, abona amafiriti, abonye gatatu arambwira ati kapsi ibintu ntago bibereye umugabo. None ngiye ko nkumva ari kumvogera ibintu byo kumvogera, jewe ifungo ryanjye mba nikishe mfite na telefone yawe. Abantu be afotora ifungo, ni abanyamitwe.
iyo ari kurya imvange nta gafoto intoryi nta gafoto ahubwo iyo abonye tubabonye ahantu hari agasarade akantu mbese akabona akenshi kandi uba utabyigurira bisa neza ibintu bapostinga ntabwo umuntu aba nabiguze ariko akenshi uretse ko bigaragaza n'ubukirabuheri by the way kabiri ka mbere njya kugurira abantu Marriott narabifotoye ariko ubwa gatatu ntabwo iyo spray yanjemo naje gusanga rero kariya kantu tu kaba kakugaragaza ukuntu ariko kariya kantu gashobora kuba ari akantu kagaragaza ko ahubwo uri kuva ahantu habi nyine kagaragaza yuko uri nyirasi inyirabuhere inyira ni nyiranzara ntabwo byaba bikunda ibintu uri muntu nkuko uzajya kubona ukabona umuntu yipostinze nka muri Brabus turagufashe bigaragara ko iwanyu nta Brabus cyangwa se imodoka yenze yabayeyo ni ibintu bije vuba biranagutunguye umuntu yifotoza ari yitwa ngo ari gutwara kandi bigaragara ko ari kujyanamo ntabwo ari ko babutwarira cyangwa ukabona wenda baragoswe bafotorera ahantu hari kona kitarimo kandi ngatwaye bibaho pe nese hari ibintu arega burya ushaka ku branding ibintu udahorana nese ibintu umuntu ahorana for which purpose ariko nubona umuntu nyine niko bimeze kandi iyo ni life ntago abantu bagomba kubigira kuko nimba wowe wari umuntu wabona karina eshyashya akayifotorezaho amapica utabara kandi ukaba utabimukura akaba n'undi wavuga cyane cyane nk'amasireyi anacunga ari impande y'imodoka kabisa indi ceka iyi ngiyi ni Brabus agacunga nyira yagiye kuranda agahita hari agakomedi nize kubera ko muri Nigeria umuntu ari kurya amafoto atangiye mbese kurya ya mbere baba barakije barikomereje umuntu wari urimo yari filme nyine umva atazi ko ari mu mushoferi umunyiri imodoka n'abandi uhita akubwira ati ahubwo zana nkufatira agafoto ubundi nurangiza nawe uba amahoro wishime nibyo kubakura wangu nibyo kubakura ari igihe nigeze kugira bari amafaranga yanyongozaga iminsi yashize gutyo ukuntu kumbura kumba ufite amafaranga akaba nta kintu muravuga nta kintu uranganiriza ko muri ruhande undi kubwa nafashe ku mufuka kuko abantu bafite udusatu tw'imwe yita ayawe kuvuga uri ucunga hari ariko wantiza nk'ifotoza just keva kamfotora nyafite ubundi wangiza akagusubiza siyo gahunda zigezweho nyine untiza nk'ifotoza ngana yavugiraho warangiza ukabika ariko wa mugani abantu babiri bavugisha ukuri nahuye nabo agatwiko karahari cyangwa urumva nkuko wamubajije uti wamubajije uti wariraga byanyabyo bishoboka ko hari n'abarira by'agatwiko ubwo urumva agatwiko kari mu isi y'ubuzima bwinshi uramutse warariraga ari agatwiko nubaka izina nk'aya ba Alphonsine muri showbiz nuvuga ngo ubundi ubugaragaje ko ufite talent yo gukina filime buryo iyo ubasha kurira by'agatwiko bigakunda nyine bitwikishe birangira ujya urira byanyabyo muri filime mu mafilime buriya nawe kukatambika akantu uri gutambika muri ko none se akantu kugenda ushyiramo ngo nk'akaba Alphonsine ngo nk'aka filime ubona ukuntu iyo barira ubona sinabeshya hari ikintu mu by'ukuri dushobora kuganira sinjya nkunda kurira pe biranangora ariko hari ijambo hari nka sije tugeraho nkahita nyisanisha n'ibintu bimwe na bimwe nzi byankomereye mu buzima ntago amarira nabura kutari ariko ubundi ibintu byo kwigira nk'amatafu mu bikura mani ibibazo byarabaye byinshi imikino cyambere umugore nuri oya nakurira byo nararize kandi ariko apotre umuntu w'igitsina gore arize iyo karita turi kuvuga ni umugore urizwa nayo ntabwo turi kuvuga kurizwa n'ibibazo kurizwa nayo ukuri kuvuga nta makuru ufite nkaho ntayizi se cyangwa nkaho ntayifite utarabona sene yabarizwa nayo iyo sene ndayigutura sibanga kurira ni karite kandi burya kubibyaza umusaruro iyo wigaragaza nk'umutafu cyane ntago abantu bakwereka inuzi we ntago nk'urugero uri mu ibara ukajya wigira umutafu nta pourboire wabona ugomba kubasegiza so ibi ngibi rero ntubyemera kuri soft ibi ntubyemera bya kirere byo kuba umuntu w'umuji akaba tafu
ubukeneye ariko ugatarishushanyaho ibintu byinshi ntago ari aka ubizi utese ko ko nifurebye hose ubizi ko ntuzu oya wowe utafu bwawe buri mwatiye ndacyari mbese urabona nabasha kwinjira mu kazu yazi urabona mfite igaruriro ni umurara w'igice hari umukobwa wigira iji ukavuga uti njyewe menye ko umukobwa wanjye yanamuhaye nimero nabwiye akazi siyo harya azakata muri ko byora agahita amukurura Apotre babyita gutura hasi urabizi ntabwo yabiyoberwa hari umukobwa hariya muri Sahara twari tuzi iyo ngeso yahora n'akabebi koroshye umubiri gutya kakabara gutya kaza kumva kakwiye twagigiye mbese urumva hari igihe bahuriraga ku ruhande yabizana undi ati ibyo ntago cyo koze ku bakobwa manza ari ibintu byagira uko bisa ariko ku batipe niyo mbikuruye muri mayindi byanga kuza niyo ngeze kurura byanga uzi ko ibintu uhita ubishyira ku rundi rwego reba twariho irimbuye ariko mubaze ikibazo cyoroshye nta mukobwa urareba gutya tu kumva wagwamo mwata sinkubeshya kubera ko nabaye n'abatipe cyane maze kureba umukobwa mwiza ndamureka nkugaje shaja nawe rwose iyeraye imurika tubaze ikibazo cyoroshye uri gukwebwa aho ujya ku ruhande donc uwo munwa wawe nturakora ku wundi mukobwa nicyo mbajije kuko twebwe Imana yaturemye n'umukobwa sibyo umukobwa ahura n'undi bagasomana gurya hano oya santarare n'ururimi narwo bigakomera bayita long kiss nta muntu wasubiza icyo ngicyo neza ngo abe umunyakuri ariko burya rega niyo mpamvu nakubwiye ariko unyekaza rega kuko sunyekuza ariko nureba umuntu kare watimba akinene kare akakinene ko gatuma dutangira gushidikanya rega nakazi nkora karabyemera singenza nambaye no kuvuga ngo Apotre ukibona wavuze uti uyu ni umuhungu kobwa icyo gihe ko yari yaje gutwika yari yigize inkumi cyane ahubwo uyu munsi nabonye ngira ngo none baravuga ngo ibintu byo gutwika agatwiko ko kurira cyangwa amafaranga nuko yarabivuze ati wampiya kuri ayo ufite nkifotoza nibyo bigezweho ubwo urumva nagira ngo nyine mu mpere ya riti ariko ubundi kera nari mfite inote none wunza kugira hari umutipe ujye binyurira agaje uri kunyura se kwambwa kandi byatumye nkena byagenze gute waje kugira ute ku myaka 19 20 ufite inote nafashe miliyoni gutya yereza umubebe uri ahantu utanaziranye byatari nakubwiye ni rebamo amazima njye nago mbizi tuba twakoze inote nyinshi twigiraga abaje ariko byafo tuba twakoze inote nyinshi wowe rebamo amazima ayibona ari mazima yatwaye kobwa byaramucanze kajya zamura inoti wiki kandi yose nyavanye muri bank byakunaniye kandi nari serious icyo gihe nari umuntu umeze nk'umusazi yashobora no kwinga yose ndashaka kuyatwara nta hantu tuziranye nta na namba kandi nagiraga principe ivuga ngo nka gutyo nguhaye inoti ntago twapanga dire gutura hasi ni principe nagiraga nimba ushaka ko dupanga dire gutura hasi iby'inote tubivemo ariko nizamo tuba tubanye nk'umuntu n'umuterankunga yamenye na ibyo bivemo ariko byari byuko byari bise ariko abantu baratwika amana yego abantu baratwika amenesha amabanga y'akazi zo muri church manzi ariko mbega urwego ni ukuvuga ngo namwe mujya mutwika mbese we ntabwo mvuze ko bose bariko ariko hari n'abantu mbese gutwika agatwiko kabagiyemo cyane ariko gutwika tumaze kubona ko gutwika ari sawa kuko bituma hari ibindi biri imbere uzabasha kugeraho bikabanza bigagutegurira nka mbere y'igikorwa kugira ngo abantu bashiduke cyane ahasigaye bazabasha ukwita muri risk se ariko uzi kubwira abantu ngo ufite miliyoni ukeneye inshuti zanjye ko mukene cyangwa miliyoni cyangwa se miliyoni ijana buriya ibintu by'agatwiko reka mbitekereze muri ubu buryo njye bandi umuntu utakunda kurwanya umuntu avuga ni tout le monde croit à ce qu'il arrange nimba iyo mitwiko yawe igukorera ubona biri kuvamo ariko nimba iguhezayo none si igihe ubona hari abantu nzi benshi muri media cyane cyane bo muri gospel batwika bigira abakene kandi bafite yaronze afite amazu 3 uretse ko yakuye muri utwo tuntu tw'udutekinike two kwigira umukene kwigira nk'umuntu wakubiswe none se umuntu byazaniye ibipangu 3 muri Kigali akina umusore uragira wabimukora gute muri gihe niyo umubona ntago wamubona na style kazi n'ukamambira arabwambara ariko umuntu umuza avuga ati aha afite iki igipangu mu nzu afite ikindi abo ni abahanga
ngo we agaragara kuri media akari nk'umuntu wakubiswe akigira nk'inkubiswe yaba afite story rijyanye nabyo yarangiza akakubwira ko no kurya atarya ahubwo nibaza nk'umuntu ugwaye $1,000 aje kumuri kuvuga yuko no kurya utari urumva ko umuntu leta avuga ati se ahise ishirara ariko urumva kasa kuko yabayigwaye ari umwe bagatubwira uti man nari mfite utubazo twinshi ari deni nari mfite nemeye nigomwa n'ibiryo niwamara n'icyo uvuga ati utudeni nari mfite nagerageje kudukuramo twose nishyura n'inzu ukuntu none ugasanga bibaye kumwe so urumva uyu nguyu agatwiko ke ni ukwigira umukene so noneho hari n'abandi bantu personality ye ubwe ibishingiye ku kwigira umuntu wa danje hari n'undi muntu kabone nubwo yaba atari wa danje hari n'undi muntu akazi ke kaba kamwombereje kwigira wa danje kugira ngo abantu bamukekemo wa danje unose urugero iyo umuntu wenda se nk'urugero uwo bita what manende uri mu boxer nde uri mu zina mane nuza Mayweather agira nuza yitwa team money Mayweather the money team TMT yakunda kwifotoreza ku miliyoni hari mu prophet by the way wo muri Zimbabwe wafashe miliyoni ahita streaminga kuri YouTube live ababwira ngo ubundi muri kuntu miliyoni $1 bingana prophet afite ni umusore angana nanjye manza muruta ni wakoze iriya ndirimbo ya ntuza ya oya y'indirimbo ya Koffi Olomide afite yitwa Java afite yitwa Prophet Java afite Java nimbari Java production cyangwa Java studio what so noneho ni wakoze indirimbo ya Koffi ari kumwe na Loki double looking iriya ndirimbo nayo yaracetse noneho uyu Prophet kuna ko yambaye rwose tudeshere twinshi ajyaza afite Lamborghini ebyiri ageza akavuga ati ngiye kubereka uburyo moteri ya Lamborghini ari danje akayitekaho ibintu akayatsa gutya igashyuha agatekaho ibintu akavuga ati Lamborghini ni imodoka wawe so akaza akavuga ati uyu munsi ngiye ndabahanura ariko ndashaka kubanza habereka ukuntu $1,000,000 ingana yana akayibara hano akayishyira ku meza yarangiza akabwira ati reka tuvuge Imana ubusewe ntawe kantu urati akavuga Yesu wabambwe ariko abantu anukunda abapasiteri baya madini aya y'ikigugu usanga afite nka miliyoni nka 500 ariko umusaza agahora iteka ukuntu yambaye n'ukuntu yigaragaza amera nk'umuntu reka twebwe twiyemeje kuba bakene akona agatwiko ufite inote wabuze nawe uzishyira buri wese no kuvuga afite umuvuno umutwiko ni ushatse kwigaragaza bijyanye n'ibikuzanira inyungu wenda n'urugero abahanzi we ntazajye kureshya ngo natwika wenda abantu batwika kuri level zimwe ariko ninde ukoresha imodoka ze muri clip none oya sumaga make rero baratwika bagenda muzabo no kubijyanye ko ndwego none ze bona muri Bianca Fashion nari ngo bari yarahari ariko kire betse mutabaza tarengaho nkaza kubyibagirwa ngo mwanyweye ingufu impamvu rero ukuntu byagenze ngo mwanyweye ingufu bari babemereye wayini ngo bahagufu batubwiye ngo haraba hariho nuze wayini karto habe hari ama cocktail tukinje yari 200,000 Kebo yego so nuwanga abantu baje hariya bambaye kuriya bari banatanze 200 yabo yego man none siceka ko hari wagiye mutarishyuye nta muntu wicaye kuri mwazanaga gusa Aposo yategereje ko bamutumira nari ngiye kuvuga ijambo ndavuga ni baba none bari kungira ijambo niyo ngo wazanaga ubusa bwawe ari umukecuru yavuze abakobwa bamanureho gato yako ibintu by'amasantimetero y'amajipo ngo ndabona ari ikibazo byagenze uvuga ngo twagezeyo twasanze red carpet barangije kwicaho bitewe n'uko twebwe ntabwo twaje mu buryo bwo kujya ngo twegukane ibihembo twagiye tugiye gufana ariko red carpet ntabwo urayicaho n'ubu ngubu uzafate moto ugiye kujya kuri moto cyo kandi iriya n'ubundi oya icyo cyose kuvuga tuyirirwa yama interview yo kuvuga urabyumva umeze ute utambuka ni ukuvuga ngo bo twasanze barangije kubikora kuko nibyo twashakaga twashaka kwinjira nk'umunyamakuru mugenzi wacu dushaka kumutera inkunga kandi tunamufana ntabwo ari byiza ko tuzajya tujya guhubukira iby'ahandi natwe muri bagenzi bacu tubanze dufanane tuhageze bati cocktail kugira ngo tabata ibintu ni sawa barakazanye bakikahageze
jingewe kuko nzi imibare yose nakuruyeho nyikurura mpita mvuga numva igira hino sister none ko umutwe wise ubyimba aka kanya urumva nta yindi tekinike rero gukoresha ngo menye ko ariyo baduhaye ntabwo ni ko umutwe wise ubyimba kandi bintera ikibazo gikomeye n'ibiki mwashyizemo ati niko badutegetse ariko rero abarabirangiza baze kuri casting urumva utamenya umuti twatuvuga twiko none ukwicika twiko kaba oya kararangiye ntabwo kanuza kapiyanka nako ndi muntu ni ukuvuga ngo nguvu yari yateye inkunga twiba duha cocktails bashyizemo bwa buntu bw'ububara bw'icyatsi uburanzi umutuku kugira ngo tutumva ariko njye muvandimwe ntago yarazi nyigakuru batubwiye ngo ufite ibirahure bibiri ngo bya cocktail ukagira na bibiri bya wine twibuka ko batubwiye ko table izaba iriho ikarito ya wine batubwiye ibintu mpita muhamagaranye amahirwe yo nambaye mask nta muntu wamenye keretse wowe nashakaga ko amenye ndamubwira nti ko twise ubyimba kandi njyewe iyo bigenze gutya ibibazo biravuga ati ko batutse ubwo rero mwiranje ni mutware ndabizi hari abantu bamaze nk'iminsi ine bateguka bavuye hari ukuvuga ngo Bianca Fashion Hub hari abantu yasizemo uwundi kuko nyari umuntu wabwiye ati neguye umutwe washize iminsi twahise urumva twahise tubyivangamo nyine birivanga uramuzi umuvandimwe ati karito nyishaka ubu urumva kakagufu twashyizemo turangije tuba tumennyemo akawayini tutizima mbese mu cyumweru cyacu nanjye sinzi uko cyari mutama wumvise ahantu washaka gutumirwa ariko ni invitation yanjye yarayo ikintu cyambabaje ntabwo ngiye Bianca na mukoro befu njye ndi kwishyiramo ko invitation yanjye yayohereje ariko ikayoba we ntabwo wiyumvisha ukuntu Bianca yakwibagiwe none se oya urumva njye ndi kwishyiramo ko yayikoze wagombaga kubura imbere invitation nibitangezeho ariko hari ukuntu umuntu aba yumva ko Apotre nta cyango yaza kugaragaza kirenze kandi wabonaga ko yari fashion cyane ese ni itufu ntabwo ese wonyero ibintu yadukoze ariko Kevin katayerekana ibintu yadukoze urabona byari birenze werekana nubwo hari ikintu babita muri art baravuga ngo simplicity is the beauty of art so nuvuga ngo ushobora kugira itufu yawe nk'iyi ikindi kandi reka mubwire ari fashion event watambuka kuri carpet nawe umeze wateguye ariko sibanga byo byari byiza ikintu cyambabaje ni kimwe abantu batsinze nabonye batari bo babimerika kubwa none twikora liste y'abagomba gutsinda birurushye we tukubita map ikintu cya mbere nge wababonye agura mukobwa yararenze cyane kuruta ibyana hari umwana yambaye urukweto kuva hasi kuzamura ari idarapo ry'igihugu uriya byonyine nagombaga basi niyo atari gutsinda ariko nkanamumurika hariya ntagareye urumo wagerageje mu bandi kuko yitwa ntabwo njya nkunda kumenya amazina y'abakobwa nyine bitewe n'impamvu uriya mukobwa nagombaga kujyaho impamvu ishobora kuba ishyari kubona iki cyana kirenze tumugiraga ahantu h'agashyari nta mukobwa nyambona urenze njye umukobwa mbona urenze n'umwe iyo namenye ko uri mu kebo yawe irenze nzi ko njye nta bushobozi ndagira bwo kuyigira utaha muri ya nzu yawe kandi maze kumenya ko abakobwa benshi bataha mu mazu arenze abatarayabo ni umuvi uba waragize waraje bakagira gutya yarangiza urumva akavuga ati ni nk'umuzamu w'icyo gipangu kugira ngo iyo nzu itangirika kuko udahari ati burimo ariko wamuzamurira izina undi mupampe wa muntu iyo yaje undi mupampe winjije nka desazi aje kumuhamureba ahantu bipfira mani twese turatwika ariko iyo bigeze igihe wa muntu yaje sanje nawe uraza tukabyigana mu nyiribyondo se nyiribyondo iyo yaje urataha ariko reka mubwiye ba nyiribyondo ni benshi kandi hari amazu menshi yubatswe batarabonera abazungu abazamu mani wikongeramo abazungu abazamu niko kuvuga ngo umuntu utega moto ngo uri kumutega iminsi nkazabura yatega kweri muri Kigali mani si moto mani hari nk'ukuntu moto uyitega neza nta bakobwa uzi ahaguruka yakubwira ati uranyishyurira akamoto ariko hari benshi bishyurirwa no gutaha bakabishyurira gusa bakaba bameze nk'abo baragiye respect kubajama mwishyurira abakobwa utumoto ariko kire nk'umuntu reka kandi nakubwiraga nari niharaje muri iyo minsi iyo nageraga nk'ahantu nko kuri Arete habona tu
nta bindi birenze ntawe natse nimero nuwa ngo akankavugiye ntiyavuze ngo iyo yasize hanze ndasohotse ndararanganya amaso abanyirazo bose ndazizi buri muntu ubabwire navuze mu kiganiro mvuga ngo yaretse navuze urakabuze ukanyibutsa navuze mu kiganiro ngo navuze ngo iyanjye narayiguriye nyine yaguze nujya urumva wavuze ngo iyo warayiguriye mfitemo n'imodoka narasohotse imodoka zose zihari nzibanyira iyawe umva ngusobanurire cyangwa iparitse ngusobanurire imodoka imukinama narayiguriye urangije urayirya arayigurishiriza polisi zarahamagara ku umwotsi wagira ngo yari za zindi za eri rero ibintu bya za eri wari waguze basumba gutira ariko oya babyita moyedo de plason imodoka ntahataniye naho utaguze imodoka kansara arizo bita moyedo de plason abitandukanye ngo urumva wanjye urumva urabona naguze imodoka ariko ifite amapine ashaje kerere ndambika oya na amaji mu bice zera afite imodoka yise bihoye iki kubera ukuntu yari imeze kugira ngo nuyiseka mbeze ubu uti wihoye iki ko n'ubundi ishaje nandi bambara imipira ngo birakubabaje nanjye ari nk'iyo ngiyo ugasoma inyuma ngo birakubabaje maze kubona iyo ntuzi twari hariya 12 polisi iraduhagarika nayo ifite umushoferi ko ntabwo mugira peri ifite umushoferi wifunga icyango white cage agashyiramo capture ya white noneho agashyiraho na manete ya white muri iyo modoka namwica ruhande agenda kugerayo nuko umwotsi nkaza polisi kugira ngo umuntu ukora kuri station kugira ngo iyo modoka niyo mupeti ko umupeti ibyo arifunga noneho nanjye ndavuga ati peti ubu ngubu urebe cyangwa uhagaze ko polisi yamubwiye rero cyangwa uhagaze ati ngubu nugera ku mubebi uri kunuka imyotsi noneho sinzi ukuntu umupeti nawe yivuyemo ntanavuga yuko ariye aneza umufana abaramubwira ati wapi urumva boss tu twari turi mu igaraje tusura ni boss wawe noneho baraje areba imbere mu modoka ahita ngapotre Mutabazi ngo niwe uri kugenda ucumba muri Kigali numvisha ari nk'inyunda nkubise mu mutwe ndagenda nyiparikana iyi modoka nzongera kuyigendamo ariko nahinduriye moteri cyangwa se magambo makeya ariko ntabwo wambana mu mubare w'abazifite neza ni yande si yaje ariko mutation ntiwayikoze uracyayifite kuri wowe karite jaune yanditseho Mutabazi oya ntabwo ndahinduza ubundi imodoka ishaje cyane wirinda no kupfa kwihinduza kumva ko nta na perimi ariko nabivuze ngo kirere yatangiye kugushidikanya poto oya ndagushidikanya ibyo ndikubye nta kibazo twebwe ntabwo twiga umeze gutya apotre muzima ubuze umuntu mu Kristo bimujemo ati akira urufunguzo kuyikuraho se witware se ntago oya orohaja umva ngubwire atorohaja urabona pastor aranaje pastor komera kayo nama basuhuza ariko nta muri frame basuhuza ayo nama nyuma nagara amamesa ariko aya nama pastor aya ni andi yavuze y'igihagari noneho rero aka gakweto niko ngo bose ugiye ku ruhande naje ukeneye urugo azakurandika ikiganza cyangwa se ikirenge bitabirangiye twigaruke so nari ndimo mvuga ubundi biri mu muco nyarwanda kandi cyane twakirekwe kubera umuntu kwiyemera muri mu muco nyarwanda kwiyemera ni umuco nyarwanda biri mu muco nyarwanda ko umuji umusore iyo yahuye n'ingoma agomba kwishyura transport y'uko umukobwa yaje nuko asubirayo yego icya kabiri aho bicaye nimba ari cyo bafashe umusore agomba kwishyura nabari kudukurikira nimba atari iyo protokole ibyo bintu uzanye ibyo bintu ariko ngo ntabwo ari ubusirimu ibyo zurabiheruka ibyo bintu bindi mwamuzanye n'ubufeminist umva ari ibintu byamaze gabanya ubufeminist hano ubwikizi mwaradufashe mudushyira hasi ntiyagira umuntu uguhamagara transport yakuzanye ni kugarura naho wayishyurira agomba ukora geste ibyo bita gukora geste nk'umugabo ngo kora kaka geste none se bijya yibirimbye none uri gushidikanya ku bahungu batunzwe n'abakobwa neza ko tubatunze umva se akanakora mu ikofi iyi ziracyaba umva se akanakora mu ikofi ya indi ya bekitari ya indi y'iki urumva cyangwa se ukabona message iraje ngo ziswi you receive donc transport plus
ari some muri tomani Yeah. urumva noneho rero iyo ritomana aguhaye ushobora no kubana wowe rwose ubona muri iyo nzu yawe nk'uko bivuga uri umubebe ufite n'imodoka yawe ntabwo icyo bishingiraho mbese ubwo bitandukaniye no kugura uzo ntubuguze umva icyo ndi kugerageza kubwira transiporo n'ubundi umaze kugira ni ubusirimu nabyo ndumva ari ukwishyura umva se mubwire ni ubusirimu njyewe ubwo busirimu simbwemera ntabwo bwemera kuko ushaka kuzana teori kuko njyewe umuntu nemera n'umwe niba twapanze gusohokana ni ibintu twapanze erega wambaye timba wowe mana ya nayanjye nashoye ndi kubwira wowe kuzana teori z'abambaye timba ndi kuvuga twatwe ndi kuvuga bariya rero turadukwe turongeye undi creyo na shimbo ubundi bariya nibo bakobwa wowe ibi bintu misishize nakoze hano baranyihaye ngo nambara ibintu ngo by'abajama buraki cyumweru cyose nakimaze nambaye agakanzu udukweto tuzamuye akaveri n'ibintu byose nabwo ntimwabonye ko mbigira nabishoboye ndabwira ni aya maguru mwabonye ko ari meza mwabonye mfite ibiki ariko ndanabrandinze amaguru kamwereka oya ubundi kwikina n'ibintu byahozeho nawe wari uhari waramboye bose barikanze bati kumbe nuko uteye impamvu ngere impamvu nabikunda kuko iyo umuntu akubonye wambaye kuriya kuntu biramwatira bigatuma atangira kukubonamo utundi tuntu kandi njyewe sindimo aka kanya ntabwo integeka ko ibyo bintu mbishyira imbere kurusha ahubwo umufungo cyakoze ubaye hari nk'ahantu wantumiye kugukorera ndabanza nkakubaza wemera imyambarire imeze gute sibyo iyo umbwiye tuzaza wambaye agakanzu kukuramo ifu unyibukije akantu uribuka je yajyaga ibaho ariko manza muri tayizi umva se umuntu akaba umuntu akaba iwabo baramutesheje umutwe ngo azabereke umuntu none kubera ko ataragera muri icyo gika kandi umukecuru kuri Noheli cyangwa se azajya akavuga ati nkeneye inkumi upange wishyure umukazana akabwira umukobwa ati wowe ni agatwiko umukecuru abone yuko nyine meze neza ndi muri gahunda hari umuntu mfite hari umuntu wabimbwiye ngo muri ziriya bihugu bya Amerika na hehe nibo babikora cyane iwanyu bati iyi pati ugomba kuzana n'umusheri wawe kandi muze mumeze gutya dina twateguye nuko imeze ubwo ushaka undi wishyura ahubwo ni Bugande bibaho iyo bapfushije bakodesha abagore barire yaya no muri Kongo bararira kuko urumva hari abantu bafite akazi ahubwo twese nzi nase nk'iyo yagukodesheje uko ugenda iyo mugezeyo wakitinga nka sheri ako kabizu byose bigomba kuba bimacinga neza so ugomba gukora acting yuko urishe gusa ariko ntubyumve neza urumva hari aho bigera nyine jiyo kargishaza nayanjye kiri kurya n'ubundi ashaka cya kindi abona byavamo avuga ati ntari ariko mbwira mu game zose zikorerwa muri uyu mujyi naye wakorera bize bivuga ati zina nkako tumusha kwagayo ntabwo se n'abantu bayakira ayo ngayo bayakira ayo wayarya ukikomerera kandi wakandi amafaranga nabonye nari kandi wakactinga amafaranga nabonye nari maze kubona amafaranga yo kuba naba n'urugero ufite umugore ariko uwo mugore wawe akaba ziko nyine naba bodyguard mwiza ubwo icyo nshatse kuvuga imbere y'umugore najya nza nkavuga ni ukuri tugiye mu kazi nta kibazo kandi koko mukagiyemo kandi tukagiyemo nkaba inshuti y'umugore nawe papa rwose ukajya uhamagara uti umva sha uri he umva tebuka tujye mu kazi naza rwose na madame ati rwose ugaca bugufi ugati mubare nimba nakere patron rwose kuko akazi tuba tugiyemo nta kandi urumva iyo navuye mu rugo madame yabibonye neza aravuga ati yajyanye n'umuntu muzima avuga ati uriya ndamwizeye akanacungira rwose ahubwo nayo ukayarya ayo nayo yuri arayama nayo ukayakomuvuga none iyo tugeze we saza ntabwo ari ngiye burya turagenda tukicara hahandi tugiye mu kazi kandi na hahandi muri katatu harimo akandi kazi ngiye nsigara ndinze urumva ufotoye afotora nge na wa wundi kandi hejuru biri kugira ayo nayo nayarya ayo utarya dore amafaranga ntarya amafaranga muri iyi minsi basore mufite ibibazo muri iyi minsi basore muzashiduka mwararwaye imigongo cyangwa mwaragize kubera se system umutipe arahamagara ati Claude bitose ati ni byiza none se twasangira
ngo nangahe amakizi ayo ntago wayarya aya sinayarya nabyemeye naza nangahe n'akamoto nkakishyurira tugakomereza nyine nawe urabyumva mwashaka mugasangira mpaka bukeye tugasangira aho tukarya tukongera tukanarya ariko ngiye bariki ngiki ariko rero sinayarya bariki ngiki ya nangahe ngo kwishyura ubundi uba wishyura ariko abantu ibyo bintu byarateye i Kigali noneho murapfuye murashize kirere ngiye ndashaka icyo kintu ugikararifiya neza hari ikintu gihari cy'uko abakobwa n'ababa iwabo mu rugo ngo babaye indaya bose ubundi tarifu yagaze ukuntu imeze nyine abo ngabo bahamagara ntabwo tugaze abo mu migi nabo tarifu irazwi iba yanditse hari abo ba Claudine tarifu bihagaze ukuntu game imeze hasi wiseka nk'umuntu ubizi yego uzaka nawe baraguciye ugakanura naba ntaragerwaho ukuntu bimeze n'ababyeyi ba mama babo nimwe mu basheta agiye gusohoka kuvuga ma how my look ndumubwira ngo uya hindura amako ngako nese ni wa wundi waje mu modoka mujye kuhura hindura amara gakanzu ni nyoko uri kukubwira hinduramo yarangiza ati ariko wibuke ko nta mugati dufite na sukari cya kuri supermarket cha margarine yashize ubuzi ko aho hantu agiye kuranguza iki aba mama nabo baba bameze nk'ababizi none se ni guta umwana ariko ari icyo ntekereza none ko mama bazi ko n'ubundi nutanazana uwo mugati n'ubundi bazatura hasi oya impamvu ntabwo akenshi wasanga ababyeyi baba batabizi ako burya niyo game ibiriho ntabwo wambwira ukuntu umwana w'umukobwa urabizi ntakora nta n'ahantu wenda nebe n'abantu ze birirwa barira wa mungane wawe wenda aragenda kwa nuze jarasa akamupfundika bingahe reka nkubaze ubundi umumere iyo aba mu nzu agikodesha yaba mu gafuna mwene yaba hehe wenda tubareke inzu y'umuntu ufite agafamili abakobwa 3 abahungu 2 aba ari inzu ry'itanu mukamuzi ko iyo ry'itanu biba mugikodesha afite abakobwa nyine bageze ahantu babahamagara bagize ngo ntabari ibibazo oya ngi cyo nshatse kuvuga urwego ndi kubivugiramo nago twaherewe ubuntu mani sinzi impamvu mwirirwa mwishyuza sibyo wanarangiza reka nkubwire ibi bintu uri kuzana ariko ari kuturemera mani kandi reka nkubwire impamvu Apotre atari kukumva Apotre ni muri baba papa bishe isoko nibo baryica bagatuma namwe mutabasha guhaha wese yatangiye kukubwira ngo akajana ngo kandi akuvuga umuco wa kinyarwanda nta muco wa kinyarwanda umukobwa niyikoramo kera umuco wa kinyarwanda ukuntu wari umeze ntabwo twambaraga ndabeshya se inshaburi utubere turi imihanda gutya urumva bambaye ase kiryo buri bari risogisi warishyira imihanda kera byari mitemere iyo sije dushimire umuntu tw'umuzungu wakoze kare agasutiye umuntu wakoze agasutiye ni ibintu byose niyubahwe mu bintu yadukoreye bikomeye ariko Apotre rero akubaje tarifu ku bantu bo mu rugo abantu bo mu rugo batari ngo mu migina ntabwo wambwira ukuntu umukobwa yazahumura tarifu yaguze sauvage y'ibihumbi 50 urumva yambaye urukweto yaguze tarani yambaye twenda yaguze kwa design ntuze yakubisemo kanuze njambabona kwa ngabo biri ati akabiravamo ati urabibona ute araje nawe ntugiye kumwakirira muri resitora kwa Mirembe ntabwo ari kumujyanye ari kumujyanye wenda niba ari muri gift bambare ubwo ndanabaremeye urumva umujyanye nk'urugero muronomo eske ari kurya isahane y'ibihumbi 30 atahira narangiza nawe wamubariye kandi nawe ubwo yambaye nk'iry'itanu nawe yambaye nk'iry'itanu umuhaye purete y'ibihumbi 30 mwagiye mu gatagisi akawayini kandi yaje na taxi voiture hashira iminota ingaka igihe cyati be bafite n'ukuntu bitarusha telefone cyangwa yabwiye umuntu tuze gucunga ndakohereza ka message umpamagara baratwirukanye ready ayo akoze ko jamundi twe twamusabye imbabazi we komana we shawa tubabari oya mumbe akahita mukubita nk'ikintu akatavuga ni ukuri turakwinginze bose duhe icyumweru amezi abiri tugezemo ni ukuri ubwo agahita yavuga nayo
imbesire uraho nawe kurunganwa uri kwikama ubwo uhita uvuga ati desa ziragiye nta kiraba ubwo muracicaye mu kurya nta muragera hahandi muri ariko icyo gihe finali rero ibyo iyo bamaze kugira urumva agaruka muri mudo rwose wihangana urabona bigaragara neza ko biri kugaragara ko ntishimye urabona bigaragara ko ntishimye ubwo watangira kumuvugisha akajya yigira gutya ngo afite ukuntu bihagarika bakigira batya kumubaza ko umuntu uvuye muri mudu urandira cima dufite umuntu dutesha umutwe noneho fagitire y'amazi ni twebwe ntabwo yigira noneho n'umuriro ni twebwe dore dufite kashi pawa dufatanyije n'abandi bantu mbese ikiganiro kiva muri bya bindi mwari mwateguye kikinjira muri kugira ngo kigarure handi mwateguye urabanza ugasasura oya nuba kugira ngo kugira ngo kigaruke nawe urabyumva nyine nawe uhita ubanza akakubwira ati ibyo bindekere waba uri papa kwirya ukavuga ati abiri nta kibazo humura nawe uhita ujya ku ruhande ukahita aro babwire bishyure mfite akabazo na babandi bo ku ruhande ntibishyuye uhita wegera randirodi nawe wahandi noneho hano aho bipfira mwatwiciye umaze kumukubita ya note ya desa umukubise turuwasa Charasi araje ati je t'aime beaucoup buriya ngewe rwose nkora kuri flash ndanuze akahita bara amafaranga y'umunyamakuru ahita yabona akahita abona nawe uri wo gusengerwa none Charasi uzahamagara ngo uzishyura fagitire iyo umuhamagaye atakubwira ati songa wowe ufite yabisaba guteza agacano ati wowe nangaye ubu kuntu neke wahita kubaza ati ufite angahe mbwira basi fa kumbwira ayo ufite ubwo byarase turabona ati nk'akadege nyine ati transport ntiyabura ubundi bwo kunywa ati gahitaro cyari kisi byarase yateguye veni nabwo hari umuhata atateguye icumi muri veni harimo na two kunywa na twa duki nayicyuma agahita avuga bajya gusanga hari igipapa tumeranye neza reka mpfe kuza akakumvisha ko hari ayandi yari yakoreye ariko muri bwa buryo ntibwagenze sawa byarasi urumva kubera ko abapapa wenda bacika intege vuba ngiye ngo nkaba ndi muri pozisiyo y'umupfubuzi reka jyana ngiye kuvuga muri kintu ni ukuvuga ngo igisobanuro abana ku nyungu bivuze ngo uwo nguwo udafite ubushobozi azareka burya na wa muntu ufite ubushobozi hari ukuntu nawe umugongo we washiriye mu gushaka ubushobozi hari igihe na wa wundi azakenerwa ariko igihe cye na wa wundi akagirwa priorite kubera azi kwishyura randi rodi ariko reka nkubwire we hari ikintu nabwiye Kirere wenda turarengaho namubwiye ko muri Kigali hafi abakobwa bose baba bafite sponsor jiti sweetheart sheri urumva na rutwe wo rero ni umeze neza niwe rero ujyanye nawe kwishyura rutwe burya aricara akarya bari mu kizuru akamuzana nka rutwe nyine ngo ni kuza ni kuze ukaza uri cyakuze nyine nawe ari nzisha byabayeho bagenda ari kuze barariye barabatamije ari kuze ashize iminota ingati sheri yagoswe ibyamucitse umukobwa ati kuze haguruka ati kuze nuko asinda kuze nuko asinda atangira kunyita utuzina twose nonsa na sheri we bose kubera ukurikira nuko bimeze game nuko yarari ariko reka nshimire Apotre ibyo bintu sara makuru wowe cyane mu rusengero wibereye nta makuru wari ufite nge buriya makuru abera muri Kigali wenda menye igice cyayo ariko ngenda yamenye bya Kigali ngo rese ikintu cya mbere tubwiriza abantu baba muri izo game iyo rero wihaye kuba umu apotre wikomeje cyane utangira kugishumba abantu nyine barumbiye gusa mu byukuri rero ntago ari we Yesu yadutumye bonyine ko Yesu niwe muntu wakoresheje igiterane cya Slay Queen wa mbere ku isi nta wundi urabikora ndabyibuka na Mariya yarahari Mariya barazaga bari kumusuka igiterane cya Slay Queen ako kantu niko kabi
oya Mariya Yesu urumva niwe ngo wenyine umuntu wabasha wagiraga ubundi yademba. amavuta ubundi ufite amavuta So wibuka se Mariya yagiraga Mariya nyine ubundi bamubwira amavuta reba nk'urugero amavuta kumura potere ku busa reba nk'urugero amavuta yahagurutse uyu muntu akamwicaza ku ntebe y'imbere ayo mavuta agahagurutsa na ba bandi bose abashyira ku ntebe z'imbere ayo mavuta abafatika naho kuvuga ngo wandi uhora mu buvumo ngo yaje uwo nguwo n'ubundi yabuze yajya n'ibiryo ntabyo afite araza uwo nguwo asanzwe abikunda araza hari ibihe baravuga ati jyewe umwuka yampanye mu rugo arambwira ngo zwi ngo bite nza nterane uyu we ntabwo ari ibibazo ariko no gutura ntumuhamagara ahubwo amavuta ahagurutsa amavuta ahagurutsa Zakayo hari ukuntu mu gaturika tubigenza yagucishijeho agaseke nta kintu ufite ugira uryo ugatura umutima urumva icyo gerageza kubwira utura umutima ukabwira Yesu uti nguyu byimenyere umva icyo gerageza kubwira ugerageza kumenya isi abantu barimo Paulo yageze ahantu bita muri Atenayi arababwira ngo umwe mu baririmbyi banyu yarazi na lyrics zose zo muri Atenayi buriya wa lyrics yazino ndirimbo zose ziceka hanze zose uba wisandura usanga zifite ariko ntabwo nzimenyera ibindi nyine nkeneye kumenya ibyo abo bantu tubwiriza batekereza ese ubundi batekereza none ikindi umukozi w'Imana Imana igufashe mu mavuta n'imbaraga yaguhaye ukabasha gufata uyu muntu ukamuzana ukamukurura akagera ku rwego urugero reka mubwire tubwizanye ukuri uyu muntu waravuga babahamagara bango nangahe nawe uretse kuba akeneye ifungo cyangwa se akeneye iki ntabwo bayishimye bagira ngo abamo n'umuvumo nta muntu urayagira ngo yubakemo inzu mbaza rangahe afite nta muntu urayagira ngo yubakemo inzu ngo ayegeme moto ngo wagira ngo azavume araza ubwo nyine ni muri ubwo guverinoma iki abikaranya na rutwa yatwaye aricyo cyo kwerekana iki ngiki umuntu nawe abarushye twemeranye ku kintu kimwe uyu muntu abarushye uyu muntu wa hano wa hariya wagize ngo we ntabarushye n'abakeneye kuruhurwa na Yesu abakeneye kuruhurwa na Yesu umva icyo nashaka kubwira biravariye icyo nashaka kubwira rega wowe ntukagira ikibazo ndakubwira wowe ntukagira ikibazo Yesu arabanza akakuruhura uyu muntu abakeneye Yesu umva kubwire se uyu muntu akeneye kuza mu nzu y'Imana ariko ikibazo wa w'Imana abarushye niwo munsi wo kuruhuka ukuntu nkeneye kwimana za mu nzu y'Imana uzimura ahubwo umunsi wo umva se ubwire naze ku cyumweru wa gatandatu baba bakoze wa gatanu ubundi ku wa gatanu ngo nibwo bamucyura bamuvuna umugongo ku wa gatandatu ku cyumweru bari muri hangover kwegura umutwe aza guse ubundi abantu bose baza guse ku cyumweru munyamamenya ko abantu muri kumwe muri kumwe ubyo nshaka kubwira urabona uyu muntu n'imishira uyu muntu turetse kubeshyana buriya hari umuntu uvuga ngo biriya bintu biraryoha ariko iyo utangiye kwikorana n'abatipe abarebare abagufiya ababarakare abashiririye bakabarindwa umunani ntabwo bikira urukundo ntabwo ari icyo ngo wabikunze ni angahe sibyo none iki nshatse kuvuga iki ngiki rero uyu muntu akeneye ko Yesu yamugirira neza noneho akaba umukobwa wiyubashye wa wundi naho yajya kubikorera bikora aho yakunze reka tubanze njyane reka mbanze mujyane kuri step muri yantuze muri sande ari sande sukuru bazinyuzemo abenshi bibiliya bayifite aha ariko reka nyine kandi niba ushiduka n'ubundi ameze aryo baraza oya reka kumubwira iki ngiki murabafite kandi benshi oya ariko Yesu nawe yarabafite rega ikibazo Yesu ntabwo yadutumye ku bazima yadutumye ku barwaye urumva icyo ngicyo Yesu yahoranaga na Zakayo bati uyu mutipe ubwoko bwose bw'inzoga Yesu aba yazimenye ngo vini sharira ngo ikiri icyoroshye ati kwa Zakayo niho yihorera ugata ariko ngewe ndi umuvuzi naje kureba abarwaye ariko ahangaha reka mvuga iki ngiki uyu muntu akeneye kuza mu rusengero akiri muri izo game ikibazo abantu bishyiramo ko agomba guhagarika game akabona kuza mu rusengero wowe vayo mu rusengero ufite hangover bakuvunnye umugongo oya vayo mu rusengero ufite hangover banakuvunnye umugongo noneho Yesu afite ukuntu azabigenza ikibazo nuko bababwiye ngo banze bihagarike noneho kubihagarika bitabyanga Yesu niwe ubihagarika mwuka wera niwe ubihagarika ibintu byawe bihagarika ninde ubihagarika ariko kandi igihe wasanga uri kubwiriza ngo bihagarike nawe ajya atari ishyashya
nawe hari igihe wasanga Hari ikintu mu magambo makeya Yesu niwe utengeneza abantu biriya bintu abantu bajya bahari bakabashyiraho Yesu niwe utengeneza abantu nubwo nagize amahirwe yo kuganira n'abapapa ikindi kandi nibyo bya kashi abantu baba bafitemo ikibazo Yesu atanga kashi ubwo cyangwa se ashyira umuntu ku nzira yabyara kashi zije mu buryo bwiza urakoze hari abapapa naranganiriye nabo arabwira ati umugore yambwiye ngo twohereze abana ngo gusura abantu ubwo njye nabumvaga nyine ari ukuntu abantu bazana ikiganiro mukuntu ukahita wumva icyo avuze ariko we ntabwo yasobanukiwe impamvu umugore yamubwiye ngo bajyane mu cyaro ntabwo gisoza nawe kurangiza ntabwo ari vuba urumva uwo muco katari mwiza abapapa ati bambwiye ati umugore yampatiye ko umwana ajya gusura ngo kwa anti ariko ngo nayobewe impamvu ndaceceka undi nawe ati nanjye yarambwiye ati ejo bundi yari afite ati kujya gusura abantu b'abaturanyi ati none umunsi madamu yemeye njye si uwo nari nemeye ati ndavuga ngo ntahava madamu ati wareka akagenda rwose ati ariko nkabona bitsimbarayeho ndavuga ati ntimuzi impamvu ati nterega abana baratugora hano tuba tutisanzura ujya munyuzamo abana batahe ubwo nayo mbabwiye nti mu myaka 2 ndaba umusiribateri kuko bazaba bagiye muri segonderi sigare nyine ntabazwa n'ibindi birebire ndabwira ni muzi n'ibindi mujye mufata amasi mu mezi angahe mujyane nko ku gahoteli niyo kaba ari kamwe kangahe mwimurike anakore bya bindi utajya ubona mwimuri ntuza mwimurire ikibuga mu kimurira hano nyine ndagira ngo byongere mu cyigisho kuzajya wigisha abana papayi kugira ngo ko byabera kose hari ahantu hari ibintu niho biri gupfira kubera ko bari abana bahari urumva bagatuma mera timu gahunda ntigende neza yahura nanjye wa undi wangaye ahuriye mu gahoteli akimurika koko akavuga ati burya mu rugo wapi kandi mu rugo naho mu rugo harimo babaniganye ari uko aravuga ati nimvuga umwana arabaza ati babaye iki ariko ibyo bintu nanjye byaga binshaka cyane ko aka kantu uziko nzi ko ngewe n'ababyeyi batajya abantu bakuru nzi ko ababyeyi batajya bacanganya ngewe mbere nzi ko ababyeyi batajya uziko bibanira nk'aba friends rwose pe urabase ariko buriya ubona icyo kibazo kiri kugenda kizana cyangahe nabari abakobwa icyo kintu uvuze bimeze nkaho igihugu gikeneye ahantu abantu bazajya bajya kwigira iriya gahunda kuko ikibazo kiriya gahunda uvukura umwana urinda ujya gushaka n'umugore nta muntu nakwicaza avuga ati fata amasomo bahera hariya bakazamukira hariya bakamanukira hariya ikibazo urumva si yongera nese iyo havuze ngo hariho umuntu uzi kwigisha umwana atangiye kukubwira ati utangiye kubona amabere aje ugabona umwana mu minsi bikira mu mihango uzi kumwigisha ari rasomo icyuya kirakubira none wajya kumwigisha gushyira hariya ujyanye kure uri umubyeyi kumwigisha ngo bakatisha hamwe ujyanye kure ibyo babyigisha umuntu ugiye kujya gushaka urushako ariko za idashobozi bibaho ntago babivuga amasegonda 10 bamari kumarana iminota 15 aho nagiye ese iyo bagiye kubaho umuntu bita ngo ni umupfubuzi ni umuntu wafashe igihe cyo kubyiga akabikora neza uyu muntu ukuntu yagiye avuga wagira ngo yafashe igihe ngo cyakuru disquari ni ibintu ari kuvuga wumva ko arimo ibintu hari umuntu uvuga ibintu ukumva ko ari ibintu twabanye ntalo nyinshi kabisa mukanwa n'intalo twarwana kabisa urumva kuva muri zamiro twarwana kabisa anyway so bavandi turi gusoza dusoze dusoze ariko nyine wenda ni uburyo bwo kuganira kugira ngo n'abantu bumve niyo life tuba tubamo life tuba tubamo urumva n'icyo gitekerezo Claire atanze aravuze ati wacyongera nko mu nyigisho mu byigisho kuko urumva uvuga kuri iki ngiki wenda hari abantu bazabireba nabi ko ari n'uwabona ndi gukora ikiganiro akaho kumva ni it's a big deal abantu bumva twari mutagatifu shyira agasara haleluya noneho ariko ibyo ni nko kubiroma noneho hari nk'umupasiteri ari nk'abantu baje ngo ntago ushobora gukina filime kanukina filime akazamo sene yo gushyira santarari ni santarari
izo ntajya nkina oya ni kuvuga oya kamemo izo gushyira mu oya no nantumira ngo nkine filime hazaba harimo icyo kurya n'icyo kunywa ibindi izo nizo rore ubushaka waremba nzishaka ubundi umva ntabwo uri umwacteur nyine ntabwo uri actrice uri umuryi ntabwo uri umwactrice uri umuryi icyo nshaka kubabwira njyewe nk'iyo umuntu aje kungisha inama nkabona muri ri nazo meni ntabwo birimo hariho umuntu wabinkoreye nk'aba babiri cyangwa batatu arambwira ati ariko poso ngiye kubwira ibintu mbona uri cool njyewe nkumbuye biriya bintu ati igipimo kiranzamukana ati njyewe ngiye gupanga uburyo mbirangiza ndabwira reka tubiganire uburyo kubirangiza uburyo kugira ngo muri Matayo tuba tubireze ndabwira rero ushaka kwibuka kwiproteja mwa akore ndabazi uca gusama none ndangije kumungana mwana rero nuko kandi ikindi Yesu azakugirire neza uwo murira awumaremo naho ikibazo wa pasiteri urashaka kubwira umuntu kandi urabizi agiye n'ubundi umuriro ukimuzamukanye noneho uwe urashaka kuvuga ati hangane ku bwaye uri kumujyana muri teori yo kuvuga ngo ni nk'uko umuntu se nabwira ngo iki yahuye akashonje hari n'undi mukristo wigeze kuza arambwira ngo maze mfite ibibazo arabimbwira abambwira amafaranga akenera avuga ati Yesu namugiriye icyizere abantu bose baje bambwira bati tukuremere n'iki bose mbakuzaho atari aho bigeze ibibazo bw'incanga nageze ejo nta kintu arakora ati ndabirangiza ati nukuri ati n'umuntu uzayama ndamufite uzije ndamubwiye abweruze n'ikindi ni nukuri nanjye gusengera Yesu ejo n'abatarabirangiza ni weho nawe muzagenda ariko ngiye gusenga mu bwene rwose uyu muntu mube hafi nawe reba imyaka 2 yihanganye ubu ngubu abaye umunyakuri rero wenda nge ari uzabibona nk'ikibazo ari uzabibona nk'iki ku bagabo ngo nyarumva barwara n'amakanseri umukengereza kubwira amenya ngiye gibe kwirwara hari umuntu wabibwira gutya kumva ngo uri kubyorora ariko ikibazo nabo bavuga ko batabyorora ntibura gukorwa umuntu nakablaga ariko kumenya inyigisho umupasiteri ngo yaravuze ngo okay ngo amateraniro arangiye ngo umuntu ngo utarakora biriya bintu ngo batarasujura ngo naza dusengera isengesho dutahe ngo no kuwa mbere bahageze bakiri mu rusengero ikibazo cyo gutaha cyananiranye muri korari y'urubyiruko kibi cyo gutaha hagomba gusenga umuntu wisugi erega isugi ukavuga Mariya manza no muri Sunday school bari barakiri iby'abana noneho ikibazo cyo Mariya ndumva arakirira mushitika Mariya sijya amagenda Mariya nawe ujye amagenda none simani guhitamo gutya utazi ko ushoboye ariko aya mavuta ni muyakura akuzazubwiriza Mariya uzaza mu rusengero ubwiriza ubundi buri gihe Yesu yakenera agasambu n'amasambu ya mbere ari Mariya nk'umuntu uza akazi uko bita amavuta nyine wowe uzaze mu rusengero ujye ubwiriza kuko ntabwo uwo munwa ari uwo kuvuga ibi ngibi byonyine n'ibindi wabivuga neza kandi serious Imana ibigushyiramo mu izina rya Yesu dusoze pote dusoza rero icyo gihe muri iyo blague naravuze nti no gukiriza kirimo padiri na maseri hamya yuko bamara ukwezi badatashye byagorana hariya aho birimo so mu by'ukuri rero bigoye kurushaho oya niho sawa icyo ngerageza kubwira abantu muri kiganiro twakoze nka Apotre Mutabazi ikiganiro cya mbere babwira nimba uri hanze y'urusengero ndetse nimba uhakana ko Imana ibaho ariko nimba wemera ko ibaho ujya uza ufite izo hangover bakuvunya umugongo ariko uzi ugwagwa imbere y'Imana icyo ni kimwe icyaka kandi bavuga ko tutagomba kwinjira hera dufite ibyasha tugomba kubanza tukiyeza tukamera neza uko byamera kose ukaba nk'abana ba Eli ukaza wasinze kwezwa n'amaraso ya Kristo uzabure kuzana iryo sindwa ryawe rijyana ku ruhimbi ariko ugene muri nimuze turebe imbere turi bibu yawe ari kuri hariya noneho ikindi navuga hari n'umuntu uri mu rusengero agashiduka byamubayeho nawe ajya akomeza yegera Imana bikemurwa no kwegera Imana ntabwo bikemurwa n'inaringe no kuvuga ngo buri ngubu kuko abakristo benshi ikosa bakora bashaka kwidisciplina ubukristo si ukwidisciplina
ahubwo nk'uko wakomeje kuvuga numvisha ufite ubushyuhe bwinshi Yesu arabumara nawe bugihari rwose njye nta muntu njya mbwiriza ngo bugihari ngo yego ngiye kuri icyo kintu uvuze si uko ntazi Imana nakuriye mu muryango usenga Bibiliya ndi mu bantu bayizi n'imbere yanjye ndabyibuka nigeze kujya kugura Bibiliya Nyabugogo ndi muri bisi mbwira umuntu babandi bayitambutsa ndabwira nti Bibiliya nanga arambwira ati muko si ngombwa ko nkubwira arangaye nabwo ndayikeneye ahambwe ati muko mbabarira wimaramo umwuka ntayo uri bugure ntayo wagura ndababwira ariko winyumva nabi njyewe sinshaka iyo nini nshaka iriya ntoya ndayishaka arangije ahambwe ati rero ikigaragara abone ndabikomeje abantu batari bafite amafaranga yanayigura abantu bati nyamara mwegera aragura reze ko yafite aranyegera ambwira amafaranga nta nubwo ari ukuntu ari imeze mbere ngenda mpindura amasura agiye noneho arangije nyine ikintu cyatumye yumva kutagura Bibiliya yari yanyitegereje hari ukuntu ngeye igihe cyose sura uko tumeze nyuma y'amasaha 3 dushobora guhura ntubone ko ari njye nta n'igisiga wano tuka ntabwo birangira mbikora ngo bituma ngatarya neza ngo bituma ntaya kandi niba ari ikintu zaguye ko na muri filime ashaka rore yo kurya arangije ambwira amafaranga ndamwishyura agiye kugenda arambwira ati muko reka nguhe n'imirongo izagufasha kugira ngo umenye aho utangira tambwa zubu mwitangiro n'uko ugiye kumbwira muri Mariko naye aho mu rusengero avuga ngo turebe muri Yohana akareba mwitangiro akakora ubwo nuko yabitekereje ndashaka kukubwira yuko burya hari uburyo mutubonamo butari bwo ibi tuba tuvuga no kuba tugarura abantu mu murongo runaka tuzimana tuzi n'ibyikora tutayiringiye no kuba cyangwa se nayibayemo ariko naje kubona kugera kuri chat buri ku cyusande ariko wenda kerera taranarenga turi gusoza hari ikintu Apotre yavuze aravuga ati hari ikintu abantu bishyiramo ko agomba kubanza agahinduka akabona kugaruka mu rusengero wowe kuruva nayibayemo narasenze nkaho utakijya inkari ibintu bya past ukuru byagenze kuva kuwa mbere kugeza kwa gatanu tuba turi gutigita tureba kuru kwa gatandatu ni umwanya wo kureba ngo imyenda wambaye icyo gihe cyose naho hantu ubyuka usohoka ubyuka ugenda amasuku nasho akazi tugira ushobora gushiduka kwa gatandatu nijoro ariho ugiye gukubita ikiraka ahantu icyo kiraka ukivamo unaniwe kandi nta wundi mwanya uzongera kubona cyane ugakomereza ku cyumweru ugashiduka cyagiye cyo kweguka ura kenshi n'umugongo ni wowe gukarega ku cyumweru barabizi iwanjye ni indirimbo zihimbaza Imana yaba mu matelefone yaba muri n'amavuta ariko amaji aherutse arambwira ati ibyo bintu byo kuva ngo gusenga ni ku cyumweru mugafata kalendari mugashyiraho umutuku ati ibyo bintu nuguha Imana akanya musaguye ngo dusigaye duha Imana akanya dusaguye reka dutekereze muri engo nanone uzagishaka nawe ya minota 5 cyangwa 10 uba imbere y'Imana wowe ubwawe umva impamvu rero icyo kintu nicyo nari ngiye kukubwira sasa nubwo utahagera ariko nawe rimwe mu kwezi watendinga n'ikibazo cya kindi ebana mvuga ukuntu mbigenza mfata isaha ya 3 n'urugero nkicara imbere ya mu cyumba cyanjye nkakinga ariko n'abakatolika biroroha radio Mariya biri kuvuga misa baba bari kuvuga ishapure ukahita uyitangiriramo kugira ngo winjire muri wa mwuka neza uti uba w'Imana data na mwana ugakomerezaho iyo birangiriye byonyine hari akantu kameze nka pray baguprayinga wumva muri wowe ukumva utangiye kubwira Imana ariko nta isengesho rivuga ngo ntiwirengagize ibyo nkubwira ubyumva byite kariya kantu kararyoha gusa ikintu cya nyuma nasa nkaho mvuga Imana ni iya mbere nutayiringira si n'umuntu utayiringira ntabwo ari umuntu kuko tubibona muri byinshi yaremye hari benshi beza bagiye hari benshi bifuza kumera nk'uko meze kandi nanjye ntameze neza gusa bakabona ndakaraho k'Imana wa mungani mujye mudufasha hari umucuti wanjye ufite se ni pasiteri naramubwiye ni petit kuba tuziranye ibyo byonyine birangiye ni kuko iyo sosenga aravuga ati mwana wanjye ati na babandi ugomba ngiyemo niho hahandi imigisha dukura ku babyeyi mujye mutwibuka kandi natwe twanya duke tubona
ariko ngiye gushaka uri umubwiriza butumwa kuko njye nakumvisha niyo kata ya nyuma nzakina sasa umunsi ibintu bizanga apotre ndabikubwiye iyo niyo yakata yagiye gushaka urusengero ntuzajye mari kata niyo kata igihe bizanga bien uzahita uciringa bita yenda pareto waretse kwikurira Yesu ko watuma byanga vuba Yesu nafashe n'umwanzuro wo kwita umwana wanjye Yesu Jesus Gabriel Jesus hafi aho ndi hafi wa undi mwirimo mugira ariko basi njyana nakora unamuhamagara mbere yuko icyo cyagusaba mbere yuko wenda ugera icyo gihe bigucanga ukaza ariko sinkwifuza kuza byagucangwa man uravuze ngo hari akanterega wayolo bijyana gutyo Yesu azakumenyesha ibyaho ni igihugu kwacyo buriya utagira noneho rero ndakwifuza ikintu kimwe yego kandi wagishobora nk'uko uko nakumvisha ntabwo nagisaba bose aho twakorana ikiganiro ahubwo wowe nakigusaba ujye wiyaranja buri sande ntiwabura iterano rya saa moya ntiwabura irya saa tanu ntiwabura irya saa cyenda hariya urahajya bati dore biriya bisatsi oya wajya hehe bati uyu munsi muri Kigali hari uzasanga uri guhanura nawe afite udusatsi okay uzajya ahantu nuhanura afite utwo dusatsi nuhanura afite utwo dusatsi ko nabo barahari ninde se ndangira erega ntacyo biratugora nakurangira mu mani magambo hari izo church nyine z'abantu bambara rumbiya barazirahari hari nizo bafite udusatsi nk'utwo kandi bahanura bari mu mwuka w'Imana tujya bagatangira wabashyitsi muhaguruke ngo narababwiye sindi umushyitsi mu rusengero rw'Imana ntago mpagurutse ko no mu rusengero numva ukomeza umutwe none se wambwa ngo guhaguruka ngo abashyitsi ngende umushyitsi imbere y'Imana nta soni ngo wowe none ugabona bose barahindukiye nibo bari kureza murambaza iki ariko n'urugero bashobora no kukuhindukira bakureba akagira umuntu atakaramo birabareba nta mushyitsi mu rusengero rw'Imana keretse wize gusenga bwa mbere uza abagabo bari hariya kuko hariya ntago babagenzwa n'ibindi bagenzwa no kuntu abagabo bakennye oya reka dusoze basaza dusoze tuzakore party 2 abo mu rusengero bose ntago bakennye ibyo bintu babyibeshye oreze sibo babandi bavuga barumbiya nabandi babandi baruze babaza iyo uciye ku rusengero nta modoka ubona haparitse ku cyumweru zira modoka nazo namenye ko ari izibibazo benshi muba mwaje mu bibazo by'icyumweru cyose mwamazemo n'abagore mu Rwanda muza muje kubwira Imana ati yaba wakiruguraga byawe n'abavuze ati ku rusengero batwigije ngo twikorere imitwaro ahita batura umugore ati twikoreze imitwaro muri Mirindi harabo bagiye kukwepra ibibazo oya Mirindi buranebe nawe arakamwa wenda iryo joro agasinzira akangukiye agakomeza ariko anyway cyari kiganiro cyiza gusa ngenda bigusabye uzabinyemera wenda minota 30 ya buri sande keretse umbwiye aho nzajya nje nko mu gatenga kwa Karirosi imisa mbere bamo nyisinziriye hari n'iza saa 9 n'iza saa 10 cyongereza ze umbese mu magana make zose cyongereza twaganira n'Imana neza ngomba hahandi mfite gakondo yanjye nkayibwira ko hari igihe utegore gukabura hari n'abantu bajya gusenga ngo muzindi n'imiko yabaragaza n'abasirimu batanabyumva kinga uri yoberwa n'icyo ubwira Imana ukabunanirwa kuyisobanura kana confusing mbese wowe urimo usenga uranisobanurira Imana utireba kwa kundi atireba kuntu nagerageje amenyereye yebwira Imana nk'umuntu ubwira umuntu ko nzi ko yumva kuruta abantu nyibwira ni ngaho reba ko twapanze ibi ubigenje utya ese ntabwo wabonaga ko ari ibi nari nkeneye wowe kuko yari gusoza rero reka mvuga ikintu kimwe nagusabye ikintu kimwe ngusabira n'ikindi ku Mana cyo ngusabira ku Mana nuko waza mu rusengero ukaba n'umubwiriza butumwa ariko nubwo wishyiramo ko nta gafaranga oya rumbwira njye bazajya bavuga ko nagiye ariko aho hantu hazima izaguhagakiza karimo n'amafaranga kuko nzi ko nako kabaho karimo n'amafaranga noneho icyo ngusabye mbere yuko ako ngako Yesu azana ariko yakuzanye n'ijya kuzana ntambike aho rwose Yesu kirakibashije ariko hagati aho bitaraza ndakwisabira naho waterana 30 minutes ukahagera uceyo wakumva ibyo wavuze cyangwa ntubyumve ariko nanone ujya hano hari apose ariko dusoze murangire urusengero ayibugemo kandi uhita unasubirizaho icyambere turetse gatoya apose murangire urusengero atuye mu Gatenga uhita unasoza usubirizaho ikibazo nize kubona bari gusohora urutonde ngo rw'abapasiteri n'abapotere ngo batagira insengero nawe bagushyiraho ubwito wenda niba utagiye kumurangiraho niyo mpamvu ngiye kumurangira urutarwo nshunze ni ukuvuga ngo abo bakoze urutonde ni abanyamatiku Yesu nawe ntarwo yari afite ubwo si uwo muntu Yesu yamushyizeho na Paulo ntarwo yari afite nawe amwongerewe
hari ibindi bintu apotre ko tubwiye twamagariwe anyway kandi buriya iyo umuntu afite urusengero akagushinja kutarugira n'ubundi twese dukina mu ikipe imwe ya Yesu ubundi sari ikindi nubango buri wese agomba gukora ahagomba gukora so ni nkuko abantu bafite amaradiyo n'amateleviziyo yabo bashinja ngo hari abanyamakuru badafite yabo nyine niyo mpamvu namwe mufite ababakorera byanga bikunda kuko rero birangira bikoze ecosystem yitangazamakuru irimo abantu kunze gusitanga anyway nyirangira urusengero ndakurangira muzonzi atari ngo nuko ngo banyiraza atazanjagira bambwira kuko nzi uzayangenda ari nge aho hantu ameze uzaje Kimihurura Women Foundation woman ari je namagana hano kwa Minyoni haya hantu mu Minyoni njya ari abantu njya nkurikira aho hantu ujye ugerayo kwa Minyoni ari baca hafa hariya ku mabuye ku muhanda w'amabuye cye hano hejuru atunzabwira amatara za hano aho ngaho ni bigize Nyamirambo hariya kwa ntuze kwa musore Shilo oya ni kuri Shilo Shilo Prayer Mountain andi banuze bajya baba oya ndi kuvuga Shilo Prayer Mountain surutani aho ngaho uzasanga ubwo impamvu kubera iki ntabyo nshaka impamvu ndi kuvuga gutya ajyayo ko bose kandi naho batabangamira abantu ariko ntugatikure kuri kamera impamvu ndi kubwira aho hantu hose nuko nzi ko hari amavuta wowe kuhagera ayo mavuta Nyamirambo ni kure ubwo nzizira kwa Minyoni none ubwo hariya rero mugatenga niyo nabonye mutege ahantu uzambwira ngo gite ubundi bindi bigene neza ni minota 30 cyangwa isaha ukayihamara ukitaye ukajya mu iterano ry'amasaha wumva hangover cyangwa se ukwasha kwego urumva none ibikurikira nibyo ngusabiye ku Mana Yesu azakufata akuzane nakugezamo agusobanure agukoresha ibyo ashaka atananzanye nawe yabakoze nabi erega Yesu akoresha abantu mu buryo butandukanye ashaka kuzana kuri ako gasatu umbaze kuri ako gasatu ufite akakongeraho tatuwaje ya hano ariko ufite amavuta n'amaso y'Imana ndetse n'imbaraga z'Imana ndetse n'umwuka wera ibintu bimeze neza we Yesu akoresha gutandukanye ashaka kuzana ukajya muri korali ashaka kuzana ukaba mbese ashaka kuzana ugakora byinshi bitandukanye natwe tuzana twari tuzi ibyo twatekerezaga si byo turimo uyu munsi kandi si byo tuzaturi ejo hazaza ariko ne kwegera Imana nicyo cyambere kuko Christianity it's a relationship, it's not a religion. Ubu Kristo ni isano ugirana na Yesu wowe na Yesu niyo mpamvu muri cyo cya covid ntago twajyaga mu nsengero ko twara abakristo mu ngendo mu Kristo byoroheje turi kuri YouTube dukurikira n'ubundi si ngombwa uretse yuko hari dayimoni bitarapfa ku buryo kuri YouTube bitavamo byiza kujyayo hariya dayimoni reka mbashimire nibikunda wenda tuzongera duhure tuganire nanone kuganira ni byiza n'umukobwa mwiza cyangwa se ni umuntu wanyaye hari undi muntu wumva ukumva nta ageze kure ahari ndi mu ariko aracyahari n'amavuta muriho n'Imana muriho n'umugambi Imana muriho mwakoze bose namwumvisha namukabse mwakoze nishimiye kuba iki kiganiro rero nicaranye nawe kuko narajyaga mbyifuza ikindi kandi nimba mu mufuka wanjye ntayo mfite ko sinshaka kubitangaza nibanga aho azaziramo kandi si cye si wumva adusoza